ishimwe ryaduhamagaye. Nahoze ntekereza abantu babanye n'Imana mu isezerano rya kera, nsanga ari abantu benshi babanye n'Imana neza, ariko hari n'abantu babanye n'Imana nabi. Itandukaniro ririho ni uko ababanye n'Imana neza iherezo ryabo ryo mu isi ryabaye ryiza, hanyuma abishe umubano wabo n'Imana nabo iherezo ryabo riba iherezo ribi. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cyitwa Itangiriro, ni igitabo kibanza mu isezerano rya kera, kitubwira umugabo witwa Nowa. Mu Itangiriro ibice 7 uhereye ku murongo wa mbere, tubwira umuntu witwa Nowa. Ni umuhana wayo nk'uko natwe turiho ubu ngubu, ariko agira amahirwe Imana iramwimenyekanisha, hanyuma akorana urugendo n'Imana. Bibiliya itubwira ko yagendanye n'Imana kuva yavuka, agenda yumvira Imana mu bantu bari baturanye, baba abavandimwe be, baba n'abaturanyi. We ngo yizera Imana, akiranukira Imana. Imana iza kumubwira rero ko iherezo rye rizaba ryiza, imubwira ko imbere yabo aho bari batuye ko hazaba igihe hakagwa imvura nyinshi cyane, hanyuma abatizeye Imana ngo babane n'Imana neza, iherezo ryabo rikaba ribi. Bibiliya itubwira ko yamubwiye kwibariza inkuge, ndetse ngo abibwira n'abaturanyi be ko ari bumvise ari inkuru nziza, ariko abantu baza gucogora, baza kurambirwa, baramwihorera, ariko akomeza kwizera Imana. Bibiliya itubwira ko haguye imvura mu isi yabo, hanyuma umwuzure utwara abantu bose, ngo keretse Nowa akomeje kwizera Imana, kubana neza n'Imana. Imana imuha kurama ndetse no gusukwa mu nkuge akizeye Imana. Bibiliya itubwira ko n'iherezo ryo mu isi iri ngiri turebesha amaso ryabaye ryiza. Yesu abwira abigishwa be rero, ababwira ngo ni mwebwe mwabanye nanjye, mwihangana nanjye, none nanjye mbabikiye ubwami, aho muzabana nanjye mukicara mukarya mukanywa, kandi arababwira ngo sino ahubwo ni mu bwami bwanjye. Imana ishimwe cyane ko yaduteguriye indi si iruta iyi ngiyi kuba nziza, isi izaza iyo twizeye tutari twayibona. Yesu ashimwe cyane. Amagambo natekereje ko twaganira uyu munsi wa none ni ukubana na Yesu neza muri ubu buzima turi hano muri iyi si, tukabana n'Imana neza, tukabana na Yesu uwo twizeye, tukabana nawe neza. Iherezo ryacu atari irya hano muri iyi si, ahubwo umunsi umwe azatwimura mu bwami bwe bwo mu ijuru. Nabonye abantu bageze kuri 7 babanye n'Imana neza. Harimo uyu witwa Nowa nk'uko tumaze kubisoma mu Itangiriro ibice 7 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 15, ariko dusanga hari n'undi muntu wanditse muri icyo gitabo cya kabiri kitwa Kuva ibice 3 uhereye ku murongo wa mbere, n'undi mugabo witwa Mose. Mose nawe amateka ye sinshaka kuyavugaho cyane, ariko turamuzi ukuntu yavukiye mu busuhuke, aho basekuruza bari baragiye kubera inzara, akurirayo, ariko ubuzima bugenda buhinduka. Ariko ngo akomeza kwizera Imana ya basekuruza, akomeza kuyitekerezaho. Mu buto bwe ibintu ntabwo byari bimeze neza, ubuzima ntabwo bwari bimeze neza, ngo biza gutuma ava aho yari ari naho hatari heza, aba mu buhungiro. Ariko Imana ngo yongera kumwiyereka, kandi imubwira ko akwiye gukomeza urugendo no kuyimenyekanisha, ndetse imusaba gusubira ahantu yari yavuye ahunze. Bibiliya itubwira ko yasubiyeyo, avugana n'umwami witwa Farawo, amubwira Imana, ndetse Farawo asuzugura Imana. Ariko Mose akomeza kwizera Imana, byatumye ava muri icyo gihugu n'abantu yarayoboye, bagendana urugendo rw'imyaka 40 mu butayu. Rwari urugendo rukomeye, ariko akomeza kwizera Imana. Cyamubashije gukomeza kubana neza n'Imana nuko inshuro nyinshi yabanaga n'Imana. Iyo yagiraga ibibazo
yabatabazaga Imana. Ndetse hari igihe byabaye nk'aho bikomeye, abwira Imana ati mbwira niba uzakomeza kubana natwe. Cyari igihe abantu bari baretse Imana, bakora ibyangwa n'Imana. Imana iramubwira ngo kuko wangiriyeho umugisha nkamenya izina ryawe, ibyo usabye nabyo nzabikora, nzakomeza kubarinda. Mu gitabo cyitwa Gutegekwa kwa kabiri hatubwira nyuma y'imyaka 120 ko Imana yongeye kuganira na Mose, ngo imyaka ye yari iri kugenda, yongera kubaza Imana iby'iherezo rye, ngo Imana imusobanura neza iherezo rye, ndetse abitekereza abo bari bari kumwe. Arababwira ati rero twabanye muri uru rugendo, ariko njyewe ntago nzagira amahirwe yo kwambuka Yorodani ngo njye mu gihugu Imana yacu, Imana ya Aburahamu na Isaka yavuganye namwe inyuje mu kanwa kanjye. Ngo amara igihe kinini cyane aganiriza Abisirayeli, kandi cyari igihe cyiza. Iyo usomye mu gitabo cyitwa Gutegekwa kwa kabiri 32 itubwira ko yagizemo n'ibihe byo kuririmbira Imana, ahimbaza Imana, yatura impamvu z'ibyiringiro bye. Bibiliya iravuga ngo Imana iramwimura. Bibiliya iravuga ngo ntawe uzi igituro cye na bugingo n'ubu ngubu, ngo Imana iramwimura. Ndetse iza kubwira abari bamutegereje avuga ngo umugaragu wanjye Mose yamaze gutabaruka, yamaze kuva muri iyi si, mwebwe mukomeze urugendo. Uyu yari umuntu wa gatatu wabanye neza n'Imana. Bibiliya itubwira n'abandi bantu benshi, nasomye ijambo ry'Imana nsanga ari abantu benshi bagiye babana neza n'Imana. Bibiliya itubwira mu Isezerano Rishya mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa ibice 7 umurongo wa 54 kugeza ku murongo wa 56 itubwira undi muntu witwa Stefano. Bibiliya imusobanura neza ngo yari umuntu w'Imana, wari wuzuye ubuntu bw'Imana, kandi bikagaragazwa n'ibikorwa yakoraga. Yakoraga ibikorwa mu itorero by'ubudiyakoni, kwita ku bantu, kwita ku mfubyi n'abapfakazi. Ngo aza kugira igihe cye nayo cyo kuva mu isi. We yagiye akiri muto, yatari yagera mu zabukuru. Abandi bagiye barangiza urugendo bageze mu zabukuru. Bibiliya itubwira kandi ko yanyuze ahantu hakomeye, uko yarishwe. Ariko muri icyo gice cya 7:54 ngo arinda ava muri ubu buzima akizera Imana, kuko bamwishe. Ngo arabwira ati mureke mbanze nsenge. Ngo arapfukama yambaza Imana. Ngo bagiye kubona uburanga bwe burahindutse, ndetse aravuga ngo ngiye mbonye ubwiza bw'Imana, mbonye na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Bibiliya iravuga ngo baramukurubana, bamutera amabuye. Hanyuma ubuhamya bahamije ngo bagiye kubona bana arasinziriye. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu umwe wize kuvuga, aravuga ati cyampa hazapfa nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Imana ishimwe cyane. Bene data, uru rugendo twatangiye, amaherezo tuzarurangiza, haba tunyuze mu nzira zigoranye, inzira zitera abantu ubwoba, ariko Imana izatwimura, izadukura muri ubu buzima, itujyane mu bundi buzima tuzabaho iteka n'iteka ryose. Yesu ashimwe cyane. Yesu rero aganiriza abigishwa be, cyari igihe gikomeye cyane, kandi ngo bibwiraga ibintu bitandukanye, kuko yari yababwiye ko azagenda, kandi yari akiri umusore mutoya. Ngo abantu batangira kugabana rero imyanya, batangira ngo kurwanira ubukuru. Ariko arababwira ati ibyo mwifuza ntago ari byiza, mukwiye kuba abantu baciye bugufiya. Ngo ageze ku minsi ye ya nyuma arababwira ati rondagira ngo mbashimire kuko mwabanye nanjye mukihangana mu byo nageranyijwemo byose. None nanjye mbabikiye ubwami, aho nzaba namwe muzabayo, kandi muzi cyane nanjye ku ntebe z'icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Imana idufashe muri terano ry'umunsi wa none. Turi ino mu isi, ariko ino ntago ari iwacu. Pawulo abisobanura neza, aravuga ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, aho dutegereje umukiza wacu ko azava, uzaza agahindura imibiri yacu yo gucishwa bugufiya, akishushanya n'umubiri ubwiza bwe, ko afite imbaraga zimubasha kwigandurira byose. Iyo usomye mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo mu bice 4 uhereye ku murongo wa 6, avuga neza iminsi ukuntu yabanye neza n'Imana.
we yabisobanuye neza ko muri ubu buzima ko ari ukurwana intambara, kandi yagiye ahura n'ibintu bimukoma mu nkokora bishaka kumubuza gukomeza urugendo, baba abategetsi bo muri iyi si, baba bene se, abo yavuga ngo bene se b'ibinyoma nabo bamubereye inkomyi. Niho avuga ngo narwanye intambara nziza, hanyuma ndinda ibyo kwizera, ndinda umubano wanjye neza na Yesu. Aravuga ngo icyo ntegereje ubu ngubu ni ikamba ry'ubugingo ry'umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Yigeze kuvuga ngo ku bwanjye numva ashaka kuguma muri ubu buzima, ariko nkanifuza no kugenda ngo njye guhabwa ingorano zanjye. Aravuga ngo mpeze mu rungabangabo, shaka kugenda ngo njye kureba Kristo, ariko kubw'abantu, kubw'umurimo w'Imana numva nagume no mwisi. Ariko aha yari amaze kumenya ngo abibwirwe n'umwami Yesu amubwira ati igihe cyo kugenda kwawe kirasohoye. Yandikira Timoteyo urwandiko rero, aramubwira ati narwanye intambara nziza, ndinda kwizera, ndinda ubukristo, nkomeza gukora umurimo w'Imana kugeza kuri uyu munsi wa nyuma. Kandi aya magambo yavugaga ari muri gereza, ndetse ngo arabwiye n'Imana ko agiye kugira Roma ariko atazongera kugaruka. Asezera ku bakuru b'itorero, asezera ku bantu babanaga, yabivuze mu Byakozwe n'Intumwa, aravuga ngo muzi ko nabanaga namwe ntitaye ku buzima bwanjye, ntago nigeze nk'umwanya wanjye ku busa, narabasuye mu ngo zanyu, nta muntu nagiyemo umwenda. Aravuga ati ushaka kubinshinja nabinshinja imbere ya rubanda. Aravuga ati rero namwe abasigaye muri ubu buzima ko ngiye kwimuka, nyabuneka murinde itorero ry'Imana, murinde umukumbi w'Umwuka Wera yabashyiriyeho kuba abarinzi. Ariko agira amakenga, yabonaga ukuntu abantu bitwara. Aravuga ati nzi ko nimva aho ngaho bamwe muri mwebwe bazahinduka bakareka iyi nzira ndetse bagatangira kwitwara nabi. Aravuga ati ariko ngewe icyo nzi nuko nirinze gusubira inyuma kuva nahamagarwa ngwana intambara nziza. Ndetse avuga ko hari ibintu byarindamuye, byari amaronko ye, ariko bitandukanye n'ubushake bw'Imana. Aravuga ngo ibyarindamu yanjye nabitekereje nk'igihombo kubwo kuronka Kristo Yesu umwami wacu. Aravuga ngo rero nsiga ibiri inyuma kugira ngo nsingire ibimbi imbere, ngere ku muzuko w'abapfuye. Yesu ashimwe cyane. Bene data, turabashyitsi n'abimukira mu isi, ino turi hari kugira ngo turangize umurimo w'umwami, tugendane na Yesu neza, haba mu bigeragezo, haba mu ntambara, turi mu bihugu byacu, turi mu buhungiro. Nzi ko abantu benshi turi kumwe kuri iyi Zoom, ino atari iwabo, aho batuye henshi atari iwabo, ariko Imana dufashe kugira ngo aho twaba dutuye hose dukomeze kubana n'umwami neza. Nibwo iherezo ryacu rizaba ryiza, nibwo tuzarangiriza urugendo amahoro, tukinjira mu bwami. Biriya avuga ngo ubwami butazahanguka, butazashiraho, ubwami bw'iteka n'iteka ryose. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana igice cya 1:9 hatubwira undi mugabo wabanye n'Imana neza, ari umusore, agera ubwo ageze mu kwerere, agera mu zabukuru, nawe akomeza kwizera umwami witwa Yohana. Kandi ubuzima ntabwo bwari bworoshye, gukorera Imana ntabwo byari byoroshye, byamuviremo gufungwa, gushyira imbere y'ubucamanza. Ariko ngo agera igihe ageze mu zabukuru, aravuga ngo ngiye Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami. Bene data, dusangiye amakuba n'ubwami muri iyi si. Hari amakuba n'ibyago, kandi iravuga ngo ibyago by'abakiranutsi byinshi, ariko Imana ikitegura kuturengera muri byose. Aravuga ngo ku munsi w'umwami, ntabwo yigeze areka gusenga Imana. Aravuga ngo ku munsi w'umwami nari ku kirwa cyitwa Patimo, bampora ijambo ry'Imana. Ngo agiye kubona yumva umuyaga uhuha cyane, ngo ahindukirwa no kureba ibibaye. Ngo agiye kureba abona usa n'umwana w'intama wabambwe, ngo amwikubita imbere, aramubwira ati humura Yohana, ntutinye, kuko ndi uwa mbere kandi w'imperuka. Icyakora narapfuye, ariko nkoraho iteka ryose. Yesu ashimwe cyane. Aramubwira ngo ibyo ubona ukomeze gukora umurimo wawe, ubyandikira amatorero 7 yo muri Aziya. Yohani akora umurimo we kugeza ubwo yavuye muri ubu buzima, akibanye neza na Yesu. Kandi Yesu babanye mu busore, amurebesha amaso ku maso, baza gutandukana. Yesu apfuye,
ndetse azutse agasubira mu ijuru, yibwira ko ahari batandukanye, ariko ageze mu kaga n'amakuba yongera kumubona, aramubwira ati Yohana witinya, ntukuke umutima kuko nkiri kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Twatangira urugendo, ariko ni byiza ko tuzarukomeza kandi dufitanye neza imibanire yacu na Yesu. Muri uyu mwaka wa 2026 hari ikintu cyakoze ku mutima wanjye. Mu mwaka washize wa 2025 nagize urugendo rwo kujya gusura umusaza twari twarabanye wakoreye Imana witwa Alfred Tobure. Ni umusaza wari hano mu Busuwisi, uwizeye Imana akiri mutoya. Yaduhaye ubuhamya atubwira ko mu myaka 5 gusa yagize ikibazo cy'uburwayi kandi bukomeye cyane bw'amaso, ndetse abaganga b'icyo gihe bamubwira ko mu myaka 5 azaba ari impumyi. Ariko yizera Imana, Imana iramurinda, abona ntahumye, akomeza kwivuza, akomeza urugendo. Twari turi kumwe ku itariki 13 z'ukwezi kwa 7 umwaka ushize, twamusuye hariya mu Busuwisi na bene data twari twajyanyeyo, turaganira. Twamaranye iminsi 3 atubwira kuva yatangira urugendo ko rwarimo intambara n'amakuba n'ibyago. Atubwira ko hari intambara zazanwa na Satani ziri mu ubwo burwayi. Atubwira ko ari intambara yatejwe n'abantu bitwa ko ari abantu b'Imana. Atubwira ko ari intambara yatewe n'abantu batizera Imana. Tuganira, ngiye twaje kugirana umwiherero wanjye bwite, arantekerereza, ambwira ibyamugoye, ariko arabumvira ati icyo nishimiye nuko ngiye kurangiza urugendo rwanye neza. Yarageze ku myaka 92. Ejo bundi ku itariki 23 z'ukwezi kwa mbere ava muri ubu buzima ajya mu gihugu cyo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Bene data, turi muri iyi si, ariko ntabwo turi twenyine, turi kumwe n'Umwami Yesu. Yaradusezeraniye avuga ngo nzaba ndi kumwe namwe iminsi yose, nta munsi n'umwe azatureka, tuzabana naye iminsi yose. Aravuga ngo nzabana namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Haba mu ngorane Umwami azabana natwe, haba ibintu ari byiza Umwami azabana natwe. Turi mu bihugu byacu, Umwami yadusezeraniye ko azabana natwe, ariko twebwe tugomba kubigiramo uruhare kugira imibanire yacu neza n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana idufashe, Imana iturinde. Birashoboka waba ugiye gucika intege cyangwa wacitse intege ugasubira inyuma kubera ibibazo wahuye nabyo. Abantu bagenda bacika intege ku bibazo bitandukanye. Hari abacika intege kubera ubukene, hari abacika intege kubera ingorane zo gupfa no gupfusha. Ariko dukwiye kurwana intambara nziza, tukanoza imibanire yacu neza n'Imana. Imana yifuza kubana natwe kuva umuntu yaremwa. Yusomye mu gitabo cyitwa Itangiriro ibice 3, usanga Imana irema umuntu wa mbere yifuza kubana nawe buri munsi. Bibiliya itubwira ko Adamu na Eva ngo mu mafi ya munsi Imana yarabatembereraga, bakaganira bicaranye, bakaganira, hanyuma ngo bwakwira Imana igataha ikabasiga. Ariko abantu baza kwibuza ayo mahirwe, bitandukanye n'Imana. Ariko Imana ntiyabareka, kuko ngongeye kugaruka isanga ubwayo bacanye umubano nayo. Ariko Imana ikomeza kubashakira, bagira ngo Adamu na Eva umugore wawe muri hehe? Baramubwira ati twagiye kwisha. Aravuga ati kuki mwagiye kwisha? Baramubwira nuko twatandukanye n'umubano wawe, twariye twakoze ibyo watubujije. Ariko Imana ikomeza kubagendera, irabiyereka. Imana dufashe cyane kunoza umubano wacu n'Imana, haba ku manywa haba nijoro. Tugize ibyo dupfa n'Imana, kwigarura tukiyunga n'Imana. Kandi Bibiliya idusobanura neza ko nta mpamvu Imana yatureka. Bibiliya avuga ngo nubwo ibyaha byacu byatukura tukutuku, hanyuma tukabyihana, Imana izatwuhagira ibyeze nk'uko ubwoya bw'intama bwera. Imana dufashe cyane kudatandukana n'Imana, tugaca umubano wacu n'Imana, ahubwo tunoze umubano wacu n'Imana. Tubane na Yesu neza, niwe uzabana natwe, niwe uzadufasha,
aho ababyeyi batari, aho abavandimwe batari, yaradusezeranye ngo nzaba ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amakuba n'ibyago, amakuba ya none, Pawulo avuga ngo yagahaye y'akanya ka none ntaho akwiye kugira ngo n'ubwiza bw'Imana abantu bazahishurirwa. Imana ifite amatsiko yo kuzatwakira mu bwami bwo mu ijuru. Nahoze nganira n'abantu twari turi kumwe mu masengesho twageze ya burakeye, mbabwira ibyo ngiye narebesha amaso yanjye, abantu babanye neza n'Imana mu gihe cyanjye, abakristo twabanye b'abasore bakabana neza n'Imana, iherezo ryabo, n'abantu babanye nabi n'Imana, babanje kubana neza n'Imana hanyuma babana nabi n'Imana, bagira amahirwe makeya yo kuva muri ubu buzima batari bongera kwiyunga n'Imana. Nibutse umuntu umwe yari umukristo, yarandutaga, nasanze yarakijijwe, ariko aza kugira ingorane, ashatse ntiyabyarana n'umudamu, aza gucika intege, abyarana n'abandi badamu, kandi yavuka mu rugo rw'abakristo, isi yari umubwirizabutumwa, ariko uwo mwana we w'imfura acika intege kubera kubura urubyaro, ajya mu bandi bagore abyarana nabo. Hanyuma igihe kigeze, Imana imuha abana kuri wa mudamu we yari yararetse, avuga ko ari ingumba, ariko ntibyamutera kugaruka ngo yiyunge n'Imana. Umunsi umwe ararwara, icyo gihe nari umupasiteri, muri 87 bantumaho saa sita za nijoro kujya kumureba. Ndagenda musanga iwabo aho yari ari, waba bamujyanye mu rugo, turaganira. Ibyaha bye byari bizwi, n'abagore yari yabyaranye nabo twari tubazi harimo n'abakristo. Tugerageza kumusaba kwatura ngo asabe Imana imbabazi, hari saa sita za nijoro. Turamwinginga, twavuga ibyo kwihana agaceceka, tugira ubwo duhamagara bamwe muri abo bagore yari yarateye inda bari abakristo, turababwira ati nyaboneka noneho mwebwe mwature mumubwire kugira ngo ababarire n'Imana ibabarire, hari biratuma agira umwanya wo gutekereza ku Mana yongere kwiyunga n'Imana. Bagereza kumubwira, kandi yarumvaga. Iyo twavugaga ibindi bintu yaravugaga, arabyanga. Bibaye saa 11 za mu gitondo ava muri ubu buzima, afata yunze n'Imana. Yatangiye neza, ariko kubera intambara zo muri ubu buzima bitamutandukana n'Imana, ntiyagira umwete wo kwiyunga n'Imana, iherezo rye riba ribi. Imana dufashe bene data kwiyunga n'Imana bikitwa none. Ntago tuzi umunsi cyangwa igihe Yesu azagarukira. Dukwiye kwiyunga n'Imana, tukanoza umubano wacu neza n'Imana. Ntago tuzi iminsi dusigaranye mu isi. Icyo tuzi dukurikira ibyanditswe byera, nuko ibyanditswe byera bitubwira ko iminsi turimo ari iminsi igaragaza ko ari iminsi y'imperuka. Yesu yarabivuze ngo ko iminsi ya Nowa yari iri, nuko iminsi yacu turimo niko imeze. Ngo icyo gihe abantu bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, kugeza igihe Nowa yinjire mu nkuge, abantu batabyitayeho, umwuzure urazoramara bose. Bikatubwira ngo niko natwe muri iyi minsi yacu bimeze, abantu bararya, baranywa, barashyingirwa, ndetse baravuga ngo ni amahoro, nta kibi kiriho, ariko ngo abantu bazatungurwa. Ariko twebwe ntabwo dukwiye gutungurwa, kuko twamenye ijambo ry'Imana. Dukwiye kwita ku ijambo ry'Imana, kandi tukita ku iherezo ry'ubugingo bwacu. Yesu adufashe cyane. Amakuba n'ibyago ntago bizabura. Bibiliya yemera ibintu, iravuga ngo amakuba n'ibyago by'abakiranutsi ni byinshi. Twebwe twumva twaba mu mahoro, twumva tutagira intambara, ariko biritwemera ko amakuba n'ibyago by'abakiranutsi ari byinshi. Kandi duhereye muri abo bantu b'Imana bagiye bahura, batangiye bakabana neza n'Imana, bagiye babana neza n'Imana hari intambara, hari amakuba n'ibyago, ariko biyunga n'Imana, bakomeza kunezeza Imana kugeza ubwo iherezo ryabo ryabaye ryiza. Imana dufashe kandi Imana iturinde. Nahoze nibuka ubwo twaherekezaga uwo musaza witwa Tobure, yasize umukecuru nawe afite ubumuga, ndetse bamubwira ko bazamubaga, ariko aravuga ati ngewe nta mpamvu yo kuruhanya,
muri ubu buzima, ngewe ntegereje kuza kwa Yesu. Dushyingura uwo musaza hari abantu benshi batanga ubuhamya bwe, bavuga ukuntu yabanye neza n'Imana. Ndeba ko uwo mukecuru agira agahinda ndetse n'abana be, mbona nta kintu yitayeho rwose, ndetse n'abagerageje kuganira nabo baravuga ati umutware wanjye aragiye kandi nanjye nzamusanga. Twakoreye Imana, titwe duhemukira Imana ndetse n'abantu. Icyo nzi nuko urugendo rwacu umutware wanjye ararubanje, nanjye nzamukurikira. Imana ishimwe cyane. Bene data, dukwiye kugira ibyiringiro nubwo intambara zaba ziriho, nubwo ari amakuba yaba ariho, twageza kubana neza n'Imana. Twabonye abantu babanye neza n'Imana mu bihe byacu. Nahoze nganiriza abakristo twari turi kumwe, nimugoroba twagiraga umusaza w'umudiyakoni utari ufite rwose ubutunzi buhambaye. Ubanza hari umuntu uri kuri Zoom nabonye umuzi, ni umusaza witwaga Mufora Filimoni, abana neza n'Imana. Hanyuma Imana ikayitubwira ngo amakuba n'ibyago bigiye kuza mu gihugu cyanyu, ariko abantu babanye neza nanjye nzabarinda, nzabaha gutabaruka amahoro. Uwo musaza umunsi yitaba Imana yari umuzamu ku rusengero rwacu aho nabaga hariya mu Rwanda hitwa ku Kibuye. Akomeza gukora umurimo wo mu gukiranuka. Hanyuma abishi baje kumwica, bagiraza kumubwira bamusuzugura. Arababwira ati ngiye mureke manze senga Imana. Asenga Imana ngo asabira abo bishi umugisha. Abantu bari bahari, twagiye twumva muri za gereza batanga ubuhamya bavuga ibyo abantu b'Imana. Bavuga ati Mufora Filimoni yarasenze, tugiye kumutema dukoze ku mubiri we kandi yarahagaze, tugiye kubona turabona amanutse yicaye hasi, tugerageje kureba ko akiri muzima dusanga yavuye muri uyu mubiri. Bene data, ntabwo tuzapfa ahubwo tuzasinzira. Umwami azatwimura nitunezeza Imana. Uko Stefano Imana yamwimuye, abantu bakabihamya, barimo uwitwaga Sawuli yari ari mu rupfu rwa Stefano, ndetse ngo yashimiye ko bamwambura n'imyambaro, ariko ahamya mu buhamya bwe kandi ngo mu bintu byakoze Pawulo ku mutima nubwo yaje guhura na Yesu, ariko ngo icyo kintu cyakomeje kuba ku mutima we. Yibaza iherezo ry'abantu b'Imana ko niwe yarwanyaga. Aravuga ngo Stefano agiye kubona abona arasinziriye, kandi asinzira amaze guhamya impamvu z'ibyiringiro bye. Yaravuze ati mbonye ijuru rikingutse, mbona na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Ngo abantu bumva na amagambo abantu batamenyereye, ngo bazabiranwa n'uburakari. Baba bati uyu muntu n'umusazi, kandi ngo yabivugaga bamutera amabuye. Ariko ngo arapfukama arambaza, abasabira umugisha no ku munota wa nyuma aravuga ngo Mana, aba bantu ibyo bakora ntago babizi, ntago bazi iyo ngiye, ubabare kuko batazi ibyo bakora. Imana dufashe cyane, tujye dukiranuka, tugize kugupfa umwami azatwambika ikamba. Yesu ashimwe cyane. Mu mwaka wa 1989 nagize amahirwe yo gusura umwe mu babyeyi babanaga n'Imana. Abantu bamwe bagiye bumva witwa Mariyamu, hari ikabera. Hanyuma ndagenda ngezeyo, abantu bakundaga kujyayo barabizi. Hari igihe uhageragayo ugasanga bavuga ko adahari, umubiri uri aho ngaho, ariko ubugingo bwe bwaragiye ku Mana, yaragiye kuganirizwa n'Imana. Naragiye rero mpamara iminsi igeze kuri 3, ariko nyuma baza kuvuga ko Mariyamu yagarutse kandi ko ashaka umuntu witwa pasiteri wo mu Rwanda. Bagerageza gushakisha umupasiteri. Narinzi ko baba hari abandi bapasiteri bahari, ariko baramubura. Twari abantu benshi. Uwo twari twajyanye raza kubwira abakristo baho ati uyu pasiteri turi kumwe. Hanyuma barampamagara, njya kubona n'uwo mubyeyi, anganiriza ibihe byari bigiye kuza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Arambwira ngo dayi uzakomeze kubana neza n'Imana. Arambwira ngo amakuba n'ibyago biri imbere yawe kandi bizagera no mu muryango wawe, ariko nukomeza kubana neza n'Imana, Imana izakurinda, Imana izagufasha. Arambwira ngo kandi ntutinye, ijuru rirahari. Arambwira ngo kibwira ko rihari nuko hari abakristo benshi bagiye kujya mu ijuru bazatubanziriza. Aravuga ngo kandi abo bantu bazagenda, nanjye nyuma yabo nzabakurikira.
kumvaga ari umuntu udashobora gupfa, ni umuntu wari wo mu buzima budasanzwe, wari umaze igihe kinini cyane atarya atanywa kandi ariho. Ibyo ngiye nabirebesha amaso yanjye, nakoze mu kiganza cye, twariganiriye imbona nkubone, hanyuma turatandukana. Ariko arambwiye ngo uzihangane, uzakomeze gukora Imana ukiranuka, nubwo amakuba n'ibyago biri imbere yawe, ariko Imana izabana nawe. Imana ishimwe cyane. Dutandukanye mu mwaka wa 1997, mfusha abana 2 b'abahungu. Kandi muri urwo rupfu cyane cyane umwe byakoze ku mutima wanjye. Nari mfite projet kuri we, yari umwana wanjye wa kabiri. Naragejeje kumuzigamira, narakoze ibyo nshoboye byose mvuga ngo azabeho neza uko nabayeho, abana banjye be kuzabaho gutyo. Hanyuma umunsi umwe muri uko kwezi kwa 7 tujyana kuririmba i Kigali ahitwa Nyarugenge. Hanyuma ariko tubanza gufatisha indirimbo, icyo gihe bafataga indirimbo kuri kasete, aho twari turi ko twaririmbaga muri korali imwe. Uwo muhungu ari kuririmba, Imana irambwira ngo Manuel ngiye kumwimura. Numva ndikanze ku mutima wanjye, irambwira ngo urabona uko mwari mubanye, ariko nashimye kumwimura kuko imirimo ye yayikoze neza, agiye kurangiza urugendo. Nibaza ukuntu ibintu bigenze, nturiza Imana. Hanyuma umunsi umwe nari mvuye ku kazi saa sita, ntaha mu rugo kujya kuruhuka. Bageze umwana w'umuhungu yari afite imyaka 14, arampamagara arambwira ati papa, ati ndagushaka. Ndamubwira nsha ushakira iki? Arambwira ngo kandi ndagushaka na mama. Turagenda twicara muri salo imbere ye, hanyuma atangira kudushimira cyane, atubwira ati ndabashimiye, mwandeze neza, mwakoze ibyo mushoboye byose, nta mwenda mbafiteho, ariko ntago tuzabana. Ngiye ninjye wari ufite iryo banga, ariko ntegereje ko hari ikintu Imana yakora. Ndamubwira nti sha ntugiye kujya hehe? Arambwira ngo nijoro ndyamye nagiye kubona mbona marayika araje ahagaze iruhande rwanjye, arambwira ngo agiye kunyimura njyane mu bwami bwo mu ijuru. Numva ni nk'umuntu unteye inkota mu mutima, ibyo kuruhuka birananira. Fata imodoka nasubira ku kazi, ku biro byanjye, ndagenda nifungira mu biro ndyamamo. Uwo muhungu nimugoroba aza gufatwa n'indwara, bamujyana kwa muganga, nari ntuye hafi y'ibitaro. Mu gitondo nagiye muri burakeye, barambwira bati Manuel yaraye kwa muganga. Ndagenda namureba, ndamuganiriza, ariko ngakomeza kugira ikintu cy'ubwoba bw'urupfu rushobora kumutwara. Mu by'ukuri ntago yararembye cyane. Hanyuma ndataha nimugoroba nsubira kumureba. Ngezeyo kwa muganga aranyitegereza, arambura ukuboko agushyira hejuru mu kirere, aravuga ngo Uwiteka we, ndagushimiye ko wankoreye ibitangaza, kandi ibyo Uwiteka kunkorera ni byiza. Hanyuma nabwo numva sa naho ngize agahinda, fata imodoka nsubira mu rugo. Mu minota nk'icumi barambwira ngo Manuel yitabye Imana. Bene data, turino ntago tuzi iminsi tuzamara ino, ariko biri dusaba igihe dutuye ino ko dukwiye gukiranuka tukayiza kugufa, ko nyuma y'ubuzima, nyuma y'urupfu, umwami atubikiye ikamba ry'ubugingo ritangirika. Turi aho ngaho umuhungu yitabye Imana. Nagiraga abakristo beza aho nayoboraga mu cyo bitaga ururembo rwa Kibuye. Abakristo baransura, tugira icyo twita ikiriyo, cyamaze icyumweru cyose dusenga turirimba. Turi gusoza icyo kiriyo, numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo kubera ko utakanzwe n'urupfu rw'umuhungu wawe, n'umudamu wagiye kumukurikira. Numva ndikanze, nibaza ukuntu ibintu bigenze. Nabonye Pastor Samuel, wari umushumba wanjye, umuyobozi wanjye arahari, ibyo mvuga arabizi neza. Umudamu nawe arwara kandi ntari hafi. Bamukura ku Kibuye bamujyana i Kigali CHK. Bagezeyo barantelefona aho nari ndi hanze y'igihugu, barambwira ati umudamu ararwaye kandi ararembye. Hanyuma ntega indege ndagaruka, nsanga asa naho ari muri koma, ariko nsenga Imana ngo atagenda tutavuganye. Aza kugarura ubuzima. Hanyuma mvugisha
atameze neza, aravuga ati ntago twashoboye kuvugana, ariko nasiye nkwandikiye ugendere mu ishakoshi yawe, ati kandi umbabarire uko twabanye hari bitaragenze neza, atari ku cyo nzi nuko ngiye kurangiza urugendo. Yanyandikiye amagambo menshi ndashaka kubabwira, hanyuma tugerageza gukora ibyo dushoboye byose, n'itorero rigerageza kumfasha. Yararwaye uburwayi bw'umutima, hanyuma y'iminsi 3 nawe yitaba Imana, aratabaruka. Imana dufashe bene data, turi abashyitsi n'abimukira mu isi. Ino ntabwo ari gakondo yacu, kandi turabizi ko hari abantu bari bafite gakondo, hari abantu bari bafite ibintu bari batunze, abantu batandukana nabyo ku mpamvu zitandukanye. Buri muntu wese, abari hanze y'igihugu bazi ukuntu bagiye bagerayo. Ntabwo umuntu yari azi ko yatandukana n'umuryango, yatandukana n'ibintu umuntu yaruhiye, ariko turi abashyitsi n'abimukira mu isi. Ariko biratubwira ngo niba twifuza kuzaba mu ijuru, aho ubugingo bwacu butumbiriye, dutangire kubitsa n'ubutunzi bwacu, aho ingese n'inyenzi zitagera, n'abajura badashobora kubwiba. Turi ino, ariko turi abashyitsi n'abimukira twebwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu avuga aya magambo twasomye muri Luka, aravuze ngo mwagumanye nanjye mu byo nageragejwemo byose. Bene data, muri ubuzima hari ibigeragezo n'intambara duterwa na Satani. Ahora dutega kugira ngo atubuze kuzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ariko dukwiye kurwana intambara nziza, kandi tukirinda gusubira inyuma, kuko inyuma ari ukurimbuka, ahubwo tugasaba Imana ikatwongera kwizera kugira ngo izarokore ubugingo bwacu. Pawulo abivuga neza, aravuga ngo ngewe hari ibyo nasize inyuma, ibyari indamu yanjye, biteza nkari igihumbi kubwo kuronka Kristo Yesu umwami wacu. Hari ibintu dukwiye kwiyambura bituza gukomeza urugendo tujya imbere. Aravuga ngo narwanye intambara nziza, none ngiye kurangiza urugendo. Imana dufashe cyane kurwana intambara nziza, aho uri ukarwana intambara nziza. Kandi Bibiliya avuga ngo agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Hari abantu bamaze imyaka myinshi muri uru rugendo. Ngewe nababwiye ko maze imyaka 49 n'umukristo, kandi ntabwo ari nge washatse kuba umukristo, ahubwo umwami niwe wangiriye neza anzana muri iyi nzira. Ariko inshingano zanjye no gukomeza urugendo. Umwami yarantangije urugendo, kandi ansezerana ko azabana nanjye. Imana dufashe cyane kurwana intambara nziza, kubana neza n'umwami. Umwami akavugana natwe avuga ngo mwagumanye nanjye, mwabanye nanjye, haba mu makuba n'ibyago mwagumanye nanjye, mwihangana, muranesha. Aratubwira ngo kandi nyuma y'ubuzima nuko mbabikiye ubwami. Yesu adufashe cyane. Imana iturinde, ntabwo ari twebwe ba mbere ngo twasomye ijambo ry'Imana. Hari abatubanjirije babaye intwari mu ntambara. Mose yabaye intwari mu ntambara, mu makuba n'ibyago yatewe nabo yarayoboye. Baramurwanya kugeza ubwo yanarwanijwe na mwene nyina mukuru we witwa Aroni, arwanya na mushiki witwa Miriyamu. Bamuteza rubanda rwo hanze, ariko arakiranuka. Icyamubashishije nuko yabanaga n'Imana. Ibibazo byabaga ari byinshi, yaragenda akabana n'Imana. Imana ikamubwira ngo nzabana nawe, nzagukomeza, nzakurinda. Kandi Imana yaramurinze. Ageze imyaka 120, aravuga ngo amaso ye atarareba irori. Ariko Imana iramubwira ngo ugiye kurangiza urugendo, tangira gushyira abazagusimbura mu myanya. Afata Yosuwa amutekereza imirimo n'ibitangaza by'Imana. Hanyuma ngo Imana ibonye arangije imirimo ye, iramwimura, ndetse ngo iramushyingura, kugeza na bugingo n'ubu ntawuzi igituro cye. Imana dufashe cyane, ntabwo ariko bizahura ku bategereza umwami. Biravuga ngo nta n'umwe uzakorwa n'isoni keretse abava mu masezerano. Nta mpamvu yo gusubira inyuma. Imana yaratugiriye neza ikaduhamagara, izaturinda amajya n'amaza. Kandi hari abatubera icyitegererezo, barwanya intambara nziza. Nababwiye ko mu gihe cyacu hari abantu twabonye barwanya intambara nziza, babanye n'Imana neza, baba mu miryango yacu, babo twabanye, baba abana twabyaye. Hari bageneye n'Imana neza, Imana irabimura. Ahasigaye ni ahacu. Urugendo rusigaye rwo kubana neza n'Imana ni urwacu, kurwana intambara nziza. Imana ibaha umugisha, kandi Imana iturinde bene data kunoza imibanire yacu
na Yesu, tukabana neza na Yesu. Yaravuze ngo ntabwo azadusiga, ntabwo azaduhana, no mu ntambara azabana natwe. Hari umuririmbyi waririmbye indirimbo ya 313 mu gushimisha Imana, aravuga ngo umukiza abe hamwe namwe, abarinde mu makuba, abaragire nk'intama, abaramiza amaboko ye. Umwami ntabwo azatureka, haba amakuba, haba intambara, azabana natwe, ntazadusiga, ntazadutererana. Nibaza twebwe turi kuri Zoom, abenshi ni abanyafrika bakomoka muri kariya karere k'ibiyaga bigari, muzi ukuntu Imana yabanye na buri muntu wese wo muri twebwe. Hari abo yarindiye muri kiriya gihugu cy'u Rwanda, hari abarindiye mu mashyamba yo muri Kongo, hari abagenesheje amaguru imyaka n'imyaka. Ariko Imana kukiranuka ikomeza kutugira neza, itwereka kugira neza kwayo. Ngende hano mu Bubiligi, nanyuze mu bibazo bitandukanye, intambara zari nyinshi, ariko Imana ikomeza gukiranuka muri ibyo bibazo byo gupfusha n'amakuba n'ibyago. Imana iracyakomeje, Imana yo kwizerwa. Ntabwo dukwiye kureka Imana yatugiriye neza. Aho twaba dutuye, aha dutuye mu Bubiligi, hari abantu baje ari abantu b'Imana, hari abantu baje ari abakozi b'Imana, bageze ino basa naho biruhukije ibibazo bari bafite. Aho bari bari muri Afrika batarya batanywa, bageze ino babona ibyo kurya, bararya baranywa, bareka Imana. Tubana n'abantu benshi baretse Imana. Hari abo duhura bakatubwira bati iby'Imana n'ibyo muri Afrika, ibyo bintu byo gusenga, guhora mu nsengero, n'ibyo muri Afrika twageze i Burayi. Imyitwarire yacu igomba guhinduka ko twageze i Burayi. Ariko nta mpamvu yo kunamuka muri urugendo, dukwiye gukiranuka twageza kugupfa, kandi Umwami azatwambika ikamba ry'ubugingo. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese, turaguhimbaje. Amen, amen, amen. Abanye natwe, waraturinze muri urugendo twatangiye, uracyatubiringa bidukingira, uracyaturinze. Twebwe bagishobora kumva ijambo ryawe, abagishobora kwatura impamvu z'ibyiringiro byacu. Twagiye tubona ukuboko kwawe mu ntambara n'amakuba, ntabwo waraturetse. Ababyeyi baraturetse, abavandimwe baraduhinduka, leta zacu ziraduhinduka, ariko wakomeje kuba umukiranutsi ku bugingo bwacu. Kandi turagushimiye ko uduteguriye ubwami buri imbere yacu. Uturinde gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo duhe kwizera kugira ngo tuzarokore ubugingo bwacu. Fasha bene Data bumvise ijambo ryawe, bashiki bacu bumvise ijambo ryawe, abana bacu bari kuri Zoom bumva aya magambo. Mwami Imana yacu we gukiranuka, kuko nyuma y'uru rugendo uzaduha ingorane zihwanye n'ibyo umuntu yakoze akiri muri ubu buzima. Turagushimiye kuri kumwe natwe, kandi kuzaturinda. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.